gisare muri gisiri y'amakare nerazinduka kujya nasiguragura baga n'amakaye asenga guteganya mu musaruro dore byibutse mu musazi waswe under age uzenguza toroka wigire keji bagufashe ziburi ibiri narabikoze muri babiri muhuza umubiri kwa kabiri abyaya kubazindeza uwo mwana wabyaye mwita kibwana Hello aho muri kwisi hose mukurikirana Bandebe Empire ngiye kuvugira kuri izi ndangururamajwi za Bandebe Empire nk'ibisanzwe nitwa Skos nk'abari ngewe udahwema kabisa kubategura byiza byinshi Bandebe Empire ibategurira mubona bicaho tubibutsa gukora subscribe na share kugira ngo mujye mukurikirana byiza byinshi Bandebe Empire iba yabateguriye uyu munsi Bandebe Empire noneho ewana yabakuriye ikintu bita umuti yabacangirange yagigi izana umunyempano ufite ikintu bita moteri kururi mucanye ku maso ufite inganzi iboneye ariko feste mubanze mukore subscribe kugira ngo tujye tubereka byiza byinshi Bandebe Empire iba yateguriye ubwo rero turaje tumuzanye atangire yivuga mu kivugo cy'abasani kabisa twagiye Amonye wa musani nababwiraga kabisa urenze urabona afite swaga ewana very kabisa oji kabisa sinzi reka byivugire muraje kabisa atangire introduce kabisa ewana ariko mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikirana byiza byinshi Bandebe Empire iba yabateguriye reka tumuhe umwanya atangire abibwira ubundi ngewe amazina yanjye bakunze kunyita Migozi ariko nyine amazina y'ababyeyi abari prive ntago umuntu yapfa kuyavuga uko yiboneye ako na akazina k'abasani nakabasani muri make Migozi abantu benshi ku isi bari bagukumbuye ndakeka ntashidikanya babandi bahuraga babwira ibinyamakuru bitandukanye n'ibitangazamakuru bivuga ngo Migozi yagiye Migozi ubundi wari uri he k'abantu abanyarwanda muri rusange n'abantu ku isi bakurikirana Bandebe Empire bari bagukumbuye ubundi hari ukuntu nyine hari utuntu umuntu aba ahugiyemo ukaba nk'uwihugiyeho gake mu minsi mike bagahita bumva ko wazimye cyangwa wazimiye urumva ariko nje ndahari wese ubu ngubu mfite n'ikigoma gishyashya bita Sireyi abanyarwanda ikigoma cyitwa Sireyi Oji kabisa Migozi abanyarwanda bakurikirana Bandebe Empire wabasangiza icyo kigoma hari icyo bitwaye ntakibazo noneho ewana umwanya n'uwawe Sirimba kira amasiri mutera amasari inumvize shiduka yabaye gisare muri gisiri y'amakare nerazinduka kujya nasiguragura baga n'amakaye azenga guteganya mu musaruro dore byibutse mu musazi waswe under age uzenguza toroka wigire keji bagufashe ziburi ibiri narabikoze muri babiri muhuza umubiri kwa kabiri abyaya kubazindeza uwo mwana wabyaye mwita kibwana Migozi noneho kabisa ikitwereka kabisa hano yarari ntago yari yicaye gusa ewana kabisa felicitation congratulations kabisa ewana komerezaho kweri tubibutse gukora subscribe ibyiza biri imbere urumva mwamwumvise noneho akanaka basangije ubutaha noneho azazaje kabisa kubaha kigoma cyose kiri fu aho nukugira ngo abereka yuko aho yari yicaye atari yicaye gutyo ndahari rwose Migozi niki wabwira abantu bakurikirana Bandebe Empire ikintu nababwira nukudufasha muri byose nyine nk'abantu badukunda badukurikirana bakatumotiva nyine bakajya ngwenda nk'izo share cyangwa se comment urumva bakanakora subscribe kugira ngo twese tube twagira imbaraga nyine mu byo dukora byose tukabaha n'ibirenze mwabyumvishe mwibuke gukora subscribe mukore na share na comment kugira ngo inyunganizi zanyu n'ibitekerezo byanyu byiza bigiraho bivana Bandebe Empire ku bantu bayihuriraho mu rwego rwo kugira ngo babasangize byiza byinshi baba bateguriye ibindi ewana will be fine kabisa cyane bajye baduha n'ibitekerezo byubaka peace ngaho wasezera abantu bakurikirana Bandebe Empire mwakoze n'uyu mwanya nimuza kuba mwabikurikiranye murasanga ari neza
Imana ibarinde kandi dukomeze gufatanya muri make.